Yes, amahoro y'Imana kuri mwese n'ibihe byiza muri rusange. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo. Ndagira ngo tuganire ku ngabo z'u Rwanda, by'umwihariko twinjire muri bimwe mu byo mwahishwe cyangwa se bimwe mu byo mutazi ku ngabo z'u Rwanda. Twakoze twumva ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa ndetse n'andi magambo menshi agiye atandukanye. Uyu munsi ngiye kugusobanurira uburyo u Rwanda ari kimwe mu bihugu ku isi bikomeye mu bya gisirikare, ndetse mbibire n'ibanga rikomeye cyane impamvu ibindi bihugu bitinya u Rwanda ndetse binarwibazaho cyane. Ibyo byose ndaje tubyinjiremo. Wowe ukeneye kumenya byinshi no gusobanukirwa byinshi ku ngabo z'u Rwanda, icyo usabwa no kumva iki kiganiro ukakirangiza, ubundi ukumva uburyo ibintu bimeze. Hari bimwe mu biganiro maze iminsi ndeba rwose bisekeje cyane, birimo ibinyoma byinshi cyane, birimo ibinyoma byinshi cyane biteye ubwoba. Ibi byegeranyo n'izi documentaire mubona z'ibikoresho u Rwanda rufite ndetse n'ubwoko bwazo, ndagira mbabwire ngo ibyo ngibyo ni ibihuha, ni ibinyoma. Hari abafata ibihugu bibiri bakabigereranya, bagafata Burundi ngo bafite ngo kajugujugu 5, u Rwanda rufite 7, ngo u Rwanda rufite machine gun wenda 20, ngo Burundi rufite 7. Ibyo ngibyo ndagira ngo mbabwire ngo ni ibinyoma. Ingabo z'u Rwanda by'umwihariko zagerageje ndetse zinakora buri kimwe cyose kugira ngo amabanga yazo atajya hanze. Ni kimwe mu bintu bikomeye cyane na Perezida wa Burkina Faso yagarutseho, avuga ko ingabo z'u Rwanda ngo kimwe mu bintu zifite zinagenderaho kandi zubahiriza neza ni ibanga. Ibanga mu gisirikare cy'u Rwanda ni ikintu cya mbere kandi kinatuma u Rwanda abantu benshi barwibazaho, kuko raporo zikorwa z'ibihugu ndetse n'abasirikare babyo, u Rwanda nta mubare ufatika cyangwa se nta mubare abantu bahamya ko ariwo mubare w'abasirikare b'u Rwanda, biragoye. Ikindi cya kabiri, u Rwanda ntawuzi ngo rufite ibihe bikoresho, rufite izihe ntwaro, rufite ibyo ngibyo. Ni ibanga rikomeye cyane, ariko amakuru ahari ni uko u Rwanda rufite ibikoresho birenze bimubona, ndetse n'abakora ayo magereranya ukabona ngo u Rwanda ngo hari ubwoko bw'intwaro badafite, rwose barabyumva bagaseka cyane, bakavuga bati iyo muba mubizi cyangwa se iyo muba muzi ibintu dufite cyane. Mu minsi ishize hari umuntu twahoze tuganira mu gihugu cy'u Burundi, ambwira uburyo leta y'u Burundi ikizana intwaro ikizivana ku isoko ibanza kuzimurikira itangazamakuru. Biriya bintu ntabwo u Rwanda rwabikora. Ubwo twinjire mu bijyanye na gisirikare, tubyinjiremo neza kugira ngo mubisobanukirwe, by'umwihariko tunyuze mu kiganiro. Ubundi ingabo cyangwa se ishami rirwana ry'umutekano, iyo rizi ko rifite ibindi bice bahanganye, ntabwo ugerageza gushyira amakuru yawe y'ibanga hanze, kuko urugero urazana intwaro ishobora kurasa ibirometero 20, rwose uyereka itangazamakuru abaturage bayibone, ndetse n'icyo gihugu muhanganye cyangwa se n'uwo mwanzi muhanganye abibone ko ufite intwaro iremereye ishobora kurasa mu birometero 20. Nawe najya ku isoko ntago azazana irasa mu birometero 20, ahubwo azareba ngo ni hehe nabona intwaro ishobora kurasa mu birometero 35, kuko mu buryo bwo kugira ngo akurenzeho cyangwa se azane intwaro irenze ubushobozi iyawe. Nk'ibi mubona Repubulika na Demokarasi ya Kongo izana intwaro ikazimurikira itangazamakuru, u Burundi bwazana intwaro bukazimurikira itangazamakuru, u Rwanda ibyo ntirwabikora, ahubwo rwo rurareba rukavuga ruti Kongo yazanye intwaro zimeze gute, reka twe tuzane noneho izi zirenzeho ndetse zinazikubye kenshi mu mibare. Ubundi uko nguko niko u Rwanda rwubaka ibintu byarwo. Ariko kumbwira ngo Perezida Ndayishimiye ngo yazanye imodoka ya gisirikare rwose ngo iteye ubwoba kuva mu Bushinwa, ibyo ngibyo u Rwanda ruba rubireba, kuko isaha n'isaha ruba rubizi ko u Burundi bushobora kugaba igitero ku Rwanda, bakareba bakavuga bati reka twebwe noneho tuzane igishobora kurinda ibisasu byaterwa n'izo modoka za gisirikare. Hari imodoka za gisirikare zirasa, u Rwanda ruhita rureba rukavuga ruti u Rwanda dukeneye ubwirinzi buteye gutya, kuko turabizi intwaro Kongo ifite zishobora kurasa muri iyi ntera, ndetse dushobora no kuzana iki gikoresho runaka kimeze gutya, gifite ubushobozi bungana gutya, kikaba cyafata ibyo bisasu. Uko nguko niko u Rwanda rukora rwose. Bazagushuke ngo bakuyobye ngo u Rwanda ngo nta mubare w'abasirikare benshi ngo rufite, ngo u Rwanda ngo rufite umubare w'abasirikare 30,000 cyangwa se 40,000. Ntawe ubizi, ntawe uzi nimba ari 15,000, ntawe uzi nimba ari 30,000, ntawe uzi nimba ari 50,000. Ahubwo icyo abantu bazi ni kimwe, ni uko u Rwanda rukomeye mu bya gisirikare. Rwose ibimenyetso birahari, yaba Mozambique, Central Africa, Sudan ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye birazwi ko u Rwanda rukomeye mu bya gisirikare. Abantu bakibaza ngo bimeze bite ko
iyo tugiye kureba mu bihugu bifite intwaro ziremereye u Rwanda rutagaragara kuri urwo rutonde, twajya kureba ibihugu bifite intwaro zisa nkaho zoroheje u Rwanda ntirugaragare kuri urwo rutonde. U Rwanda rurihe? U Rwanda ruhagaze he mu ntwaro by'umwihariko za gisirikare, ndetse umubare w'abasirikare ungana gute n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari n'abibaza ngo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite abasirikare 90,000 u Rwanda rukagira 30,000 ni urugero, ngo ubwo bisobanuye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igabye igitero ku Rwanda ngo u Rwanda byarugora kwidefanda cyangwa se kurwanya Kongo, ahubwo byakoroha cyane kuko u Rwanda ugereranyije n'ubuso bwarwo n'abasirikare rufite, abasirikare ni benshi cyane. Umusirikare afite ubushobozi bwo kurinda abaturage benshi, kuko mu myaka yashize byavugaga ko umusirikare umwe ashobora kurinda hagati y'abaturage 1,000 n'ibihumbi 5 nk'uko byagaragaraga, ariko ubona ko imibare yagiye izamuka uko bwije n'uko bukeye, ndetse u Rwanda rukomeje gutera imbere mu bya gisirikare, ndetse binavugwa ko rwamaze kwinjira mu bihugu bikomeye cyane bifite tekinoloji nshya y'imirwanire rwose iteye ubwoba. Ayo ni amakuru y'ibanga aba agenda angeraho, ariko ntabwo naza nkubwire ngo u Rwanda ngo rufite ngo drone iteye gutya, ngo rufite system ngo rukoresha ibyo ngibyo byo rwose byaba ari ukubeshya. Ariko icyo nakubwira cyo nuko u Rwanda mu bijyanye n'umutekano, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye, u Rwanda ruteye ubwoba. Ibanga nicyo kintu cya mbere bagenderaho, ndetse binatuma mubona uyu munsi u Rwanda abantu bakomeza kwibaza ese kubera iki Kongo iri gushotora u Rwanda, bakabona ko u Rwanda ntacyo rurabikoraho. Ese u Burundi ni iki kiri gutuma aya magambo yose ya Perezida Evariste Ndayishimiye u Rwanda ntacyo ruri gukora cyangwa se ngo rutangaze rube rwashyiraho ubwirinzi? Ibyo byose hari ibanga riba riri inyuma. U Rwanda rwo rurakubwira ngo gerageza ubundi ubone ibikubaho, gerageza ubundi ubone ibikubaho. Nicyo u Rwanda rubwira uwo ari we wese ugerageje kurushotora cyangwa se kurugabaho ibitero. Ibyo byose no kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, ariko icyo nakubwira cyo nuko rwose leta y'u Rwanda yubatse ikintu kijyanye n'ibanga mu gisirikare